kugira ngo barebe ko bafata uwo mwicanyi wishe umuntu. Mwamubonye se? Umuntu twamubonye yambaye ubusa yakuyemo imyenda. Bibonye niyo foto y'umuntu bakaze, harimo abantu bakigira imitima nk'iy'ibikoko. Impamvu mbyizeye nuko ari umuyobozi twifite nk'adasekamana. We turamwizera pe, aramutuzanira. Abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ni benshi mu gishanga kigabanya umurenge wa Muhima n'uwa Gatsata ndetse n'uwa Gisozi, aho bavuga ko barimo guhiga bukware umwe mu basore ngo basanzwe bakora akazi ko gutwaza abantu bazwi nk'abakarani, nyuma ngo yaho yizibukiriye icyuma akagitera mugenzi we, barimo gupfa amafaranga ibihumbi 15 y'u Rwanda. Ngo uyu mukarani akimara kwanamiza mugenzi w'iki cyuma nibwo yahise akuramo imyenda yari yambaye, ubundi yirukagana muri iki gishanga mu busanzwe kirimo gutunganywa. Bamwe mu bakora akazi ko gukanisha amamodoka mu magaraje yo mu Gatsata baganiriye natwe ndetse banamubonye yirukira muri iki gishanga, babigarukaho bagira bati umuntu yateye icyuma undi arangije ahungira mu gishanga, none ubu ngubu inzego z'umutekano ziri kumushaka. Uwatewe icyuma ninde byabereye he? Byabereye Poiruru. Umuntu wamuteye icyuma ahungira mu gishanga. Ubu turi mu Gatsata baje kugota igishanga kugira ngo barebe ko bafata uwo mwicanyi wishe umuntu. Mwamubonye se? Umuntu twamubonye yambaye ubusa yakuyemo imyenda. Mbibonye umuntu twamubonye yari yambaye ubusa kuko yirukanse mu gishanga. Ariko uburyo ngiye mbibonye niyo foto y'umuntu bakaze, harimo abantu bakigira imitima nk'iy'ibikoko. Kuko ibintu akoze ntabwo bibaho, bamufate nawe rwose aho ajya hose bamufate. Arangije yirukanyira mu gishanga. Ubu ngubu inzego z'umutekano ziri kumukurikirana, kandi n'abaturage natwe ubwacu turi gushakisha uwo mwicanyi. Kuko n'ahantu yacikira igishanga cyose ngo bakigose. Aracyari muri runo rufunzo? Aracyarimo rwose, ariko aravamo byanga bikunda baramukuramo. Kuko turamwirukankanye tugera mu gishanga turanyuze, ariko arafatwa byanga bikunda. Mu Gatsata ngiye nubashije ukuntu umuntu yatera undi cyuma agahungira mu Gatsata, ariko ari bufatwe mu gishanga. Icyizere cy'uko ari bufatwa cyangana iki kuri wowe? Icyizere impamvu mbyizeye nuko ari umuyobozi twifite. Impamvu mbyizeye nuko ari umuyobozi twifite nk'adasekamana. We turamwizera pe, aramutuzanira. Sekamana ni umukanishi. Ngo rero uwo muntu ngewe byumvisha amaho ushuka, ako umuntu ibintu akoze bamufate bamuhane bikwiriye kabisa. Ntabwo bikwiye mu Rwanda, ibyo bintu ntabwo bikibaho. Aha basaba ko aramutse atawe muri yombi yahanwa aby'intangarugero. Rwose abayobozi barahari rwose, ariko bibaye byiza bamungani bakwereza drone tukabasha kumurika kuko uriya muntu akoze ibintu bihabanye pe. Natwe biratubabaje ko babitweretse kuri telefone. Nuko umwegereza inzego z'umutekano akaba arizo zimukatira urumukwiye, kuko igihano cyo kwica mu Rwanda bagikuyeho, kandi bamukatire mu ruhame nk'uko akoze icyaha cyo guterera umuntu icyuma mu ruhame. Nanone akimutera se ubundi bapfaga iki? Mwakimenye icyo bapfaga? Baturutse Poiruru bavuga ngo ni abakarani bakoranaga, nimba kugabana amafaranga bibananiye tuzi icyo bapfuye. Twebwe tubonye bavuga ngo umuntu atereye umuntu icyuma, Poiruru ahungiraye igishanga. Hari icyizere cy'uko ashobora kuza gufatwa? Ari bufatwe kuko inzego z'umutekano ahantu hose zazikajije. Rwose abayobozi barahari rwose, ariko bibaye byiza bamungani bakwereza drone tukabasha kumurika kuko uriya muntu akoze ibintu bihabanye pe. Natwe biratubabaje ko babitweretse kuri telefone. Wamubonye umuntu? Mu buryo mbibonye umuntu twamubonye yari yambaye ubusa kuko yirukanse mu gishanga. Ariko uburyo ngiye mbibonye niyo foto y'umuntu bakaze, harimo abantu bakigira imitima nk'iy'ibikoko. Kuko ibintu akoze ntabwo bibaho, bamufate nawe rwose aho ajya hose bamufate. Kuko n'ahantu yacikira igishanga cyose ngo bakigose. Aracyari muri runo rufunzo? Aracyarimo rwose, ariko aravamo byanga bikunda baramukuramo. Kuko turamwirukankanye tugera mu gishanga turanyuze, ariko
arafatwa byanga bikunda ntago yabura gufatwa. Gusa uburyo mbyumvishe numvisha bavuga ko ari abakarane ariko ikintu bari bapfuye numvaga bari bapfuye ibintu by'amashyirahamwe. Umwe nari mu mashyirahamwe undi ngo nari mu ishyirahamwe birangira mukase kubera umujinya nyine mukatesha icyo cyuma. Urakoze cyane. Ariko ibintu akoze ntabwo bikwiriye. Asante sana. Urakoze namwe papi. Sere wamubonye umuntu? Kuvuga ngo rero uwo muntu ngewe byumvisha amahushuka ako umuntu ibintu akoze bamufate bamuhane bikwiriye kabisa. Ntabwo bikwiye mu Rwanda ibyo bintu ntabwo bikibaho. Urakoze cyane. Nitwa Idrissa Batimusinga. Babu. Umwana wa Gatsata. Umwana wa Gatsata bimeze byagenze bite Babu? Original mu Gatsata ngiye nubashije ukuntu umuntu yaterura undi cyuma agahungira mu Gatsata. Ariko ari bufatwe mu gishanga. Icyizere cy'uko ari bufatwa cyangana iki kuri wowe? Icyizere impamvu mbyizeye nuko ari umuyobozi twifite nka Sekamana. We turamwizera pe aramutuzanira. Sekamana ni umukanishi? Sekamana ni umuyobozi twemera mu Gatsata. Akora iki? Ni komando. Komanda. Akaramutuzanira. Yahageze se? Yahageze. Papi ariko ndanakwemera. Uyaramutse afashwe ahanishwe iki? Aramutse afashwe. Buryo yamugize ndumva ari cyane. Buryo yamugize aramutse afashwe mu Rwanda turamufunga. Niyo kugenda akibera muri gereza nta kindi rwose nicyo umuntu yamusabira. Atazongera kureba abantu uko nawe wifuza ko baba ku isi. Uko ibintu akoze. Uko umuntu ugukora ku isi ataragukizeho. Umuntu ugukora ku isi ataragukizeho. Kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Naye bakamujyanye n'akabane n'abantu ahubwo akajya kuba mu gihome cya wenyine. Akoze cyane. Binakoze nta makosa nuko umuhanisha rwose igihano kimukwiriye. Kuko rwose ngenda mubonye yiyambuye imyenda yose asigaranye bogisa nabwo turamwirukankana na fandagera naho agwa mu rufunzo. Ariko ahantu aducikiye niho tuyobewe. Ariko papi uno muntu rwose iyo byibuze niyo mujyana mu nzego z'umutekano bakabakiza nta kintu na kimwe cyemerera umunyarwanda kuba yafata undi munyarwanda mugenzi we akamubagamara. Rwose biratubabaje pe. Namubonye pe. Namubonye uburyo cyaro yirukanka yambaye ubusa turamurebye ubundi tubanje gutekereza yuko amaje guturitsa nka gare yose. Kumbe dusanga ngamaje kubaga umuntu amara. Aciyemo hariya yiruka baramwirukankana abapolisi nimba bacikiye ntago wamenya pe ariko akoze ibintu bitumvikana kubaga umuntu amara ari umunyarwanda mugenzi we. Ni ibintu akoze bidashoboka kabisa. N'undi wese wabikora yabihanirwa pe. Ikintu amakuru nzi nayo nk'uko byashimangiwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali ubwo twageraga habereye ibi twasanze uwatewe icyuma bamaze kumujyana ngo yitabweho n'abaganga mu gihe abaturage uko iminota yashiraga barushagaho kwiyongera muri iki gishanga bahiga uyu mugizi wa nabi. Abasore babiri bakora akazi k'ubukarani mu isoko ry'ahitwa kwa Mutangana bagiranye ubushyamirane bapfa amafaranga aho bapfaga amafaranga 15,000. Umwe rero aza kugira umujinya atera mugenzi we icyuma mu nda. Akimara kubona ko amuteye icyuma rero yahise yirukankira mu gishanga cya Nyabugogo. Watewe icyuma rero yahawe ubutabazi, ambulance yahise ihagera imujyana ku bitaro bya CHUK kugira ngo yitabweho n'abaganga. Naho ibikorwa byo gushaka uyu wamuteye icyuma nabyo birakomeje. Kuko ahantu yirukankiye nyirango Nyabugogo abahazi na ahantu hari n'ishayo ryinshi. Ntago yate byoroha kumukuramo, turacyakomeza kumushakisha ngo tumukuremo. Ngira ngo icyo twabwiye abaturage mbere na mbere no kwirinda ibyo bintu by'amakimbirane, kwirinda kushyamirane, kurwana, gukomeretsanya, kuko amafaranga mu cyo ntabwo ari yatuma umuntu atera icyuma mugenzi we. No kwirinda ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ikindi rero nuko uyu nguyu agomba kuvamo agashyikirizwa ubutabera kuko ntabwo ari byo gutera icyuma mugenzi wawe umuziza amafaranga nk'ayo ngayo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yaboneyeho gusaba
abaturage kwirinda amakimbirane nk'aya ashobora gushyitsa umwe ku rupfu undi ubuzima bwe bukarangirira muri gereza, ahubwo basaba gukorera hamwe, kuzuzanya ndetse no gutezanya imbere mu rwego rwo kugira ngo akazi bakora babashe kukanoza ndetse kabateza imbere yaba bo, imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.